nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo. Bavandimwe, mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe. Mu by'ukuri nakunze uburyo mwongeye kwitabira bino biganiro. Byampaye isomo yuko mudashaka amaudio, ko mushaka amavideo, nubwo bitanyorohera. Hari nk'igihe umuntu aba nkuko nabibabwiye atabonana n'umufata umutunga kamera, akaba yakoresha ijwi gusa, ariko nabonye mutabikunda pe. Nzajya ngerageza, ariko ntabwo buri gihe byoroshye guhuza umwanya. Ndabashimiye rero uburyo mwakoze kino kiganiro mukagisangiza n'abandi. Kiriya cyabanje aho Bikira Mariya tumubwirwa noneho na Yezu ubwe. Yezu atakanye namutubwira nk'isugi yahebuje, nk'uwaje guturwamo n'ubutatu butagatifu, umubyeyi w'Imana. Ubu ngubu noneho kunkurikije commentaire mwashyizeho, nateguye ikiganiro n'undi cya Maria Valtorta, aho atubwira navuga sene ibyabaye umunsi umwe Bikira Mariya yamweretse uburyo yahozaga Yezu mu gihe abagarira nk'uruhinja. Mbese titre y'icyo kiganiro twahita nk'igihozo cya Bikira Mariya. Se buriya berceuse mu Kinyarwanda tubyita ibihozo cyangwa ubuguyiguyi, kwa kundi umuntu ahoza umwana kugira ngo asinzire. Rero ni ikiganiro nifuza ko cyababera nk'ikiruhuko. Iteka umuntu ari kuvuga kuri Bikira Mariya, akavuga ku byo yakoze, ku buzima bwe, ntabwo nzi namwe ariko bibagendekera, ariko nk'abavandimwe tubana muri groupe de prière, mu isengesho tujya tugirana cyangwa se mu biganiro tujya tugirana, byose kugirana ikiganiro kuri Bikira Mariya. Turimo tujyana muri mwaka wo kugira umuntu kwa jambo, umwaka wa yubile. Turimo tuvuga tuti ntabwo twakwizihiza Yezu utijije wamubyaye, kuko turimo turizihiza ivuka ryaza ku isi, tukaziza rero n'uwamutubyareye Bikira Mariya. Rero ikiganiro nateguye ndifuza ko cyabashimisha cyane, kikababera nk'ikiruhuko cya roho. Niba wari ufite ibintu bikuremereye bikubera ikiruhuko, niba wari ufite ibintu wibazaga byagutesheje umutwe, ubishishekeshe, ikiganiro kibishishekeshe. Kubera ko Bikira Mariya niyo gahunda yari afite abyereka Maria Valtorta. Iyo ndi gusoma inyandiko za Maria Valtorta bita binyereka bya bindi tuvuga ngo ibintu byose byanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo twavuze, ibyo twatekereje, ibyo twakoze byose nkuko Maria Valtorta abibona nkaho biri kuba ako kanya, bita binyereka ko mu gitabo cy'ubugingo ubuzima bwacu bwanditsemo nkaho buri kuba nonaha, nta hahiseho Imana habaho. Rero mu by'ukuri biranigisha kubona iyo sene ukuntu ayivuga nk'iri kuba aka kanya, kandi ibintu byabaye bwari mu kinyejana cya 20, no mu kinyejana cya 20 igihe, kuko ni mu 1943 igihe Maria Valtorta byandikaga. Ngiye rero kubasomera uko Maria Valtorta nyine abivuga. Yavuze ati, iki gitondo nakangutse ku buryo budasanzwe, nakanguwe n'ibyishimo, nakanguwe no kumva ijwi, nubwo nari nkiri mu iroro, ijwi risa nk'iritsikimba, fredonner, risa nk'irivuga, uriterura amagambo riri kuvuga, kwa kundi umuntu avuga nibyo fredonner. Nuvuga ngo yumvise ijwi risa nk'iriririmba buhoro buhoro, risa nk'ishaka kubikira umwana. Hanyuma aravuga ati, wagira ngo kari nk'akarimbo ka Noheli kabikira umwana mu kirugu, kuko karakarimbo koroheje cyane, karimo ufite za melodi za kera zitakibaho hari ubu ngubu. Ati ndimo nkurikira iryo jwi n'urwo ruririmbo, byashimishije umutima wanjye ko byanshubijemo imbaraga. Mwibuka ko Maria Valtorta yararwaye.
ati numvise umutima wanjye wuzuye ibyishimo, nuko mpita nibwira nti ibyo byose ni Bikira Mariya. Nuko ndavuga ngo ndakuramutsa Mariya wuje inema. Muri ako kanya Bikira Mariya ahita amusubiza ngo nanjye ndakuramukije Mariya, ngwino maze wishime unezerwe. Nuko atangira kuririmba noneho cyane. Ndamureba hari mu nzu i Betelehemu, cya cyumba yajyaga adoderamo arimo abikira umwana Yezu kugira ngo asinzire. Iruhande rw'aho ngaho hari ibikoresho akoresha adoda. Ati nabonaga harimo ameze nk'uwari uri mu kazi akakareka kugira ngo wenda ajye guhindurira umwana amaranje cyangwa se wenda muhindurira amashuka. Mbese wabonaga ko ari akarimo agiyeho ariko ari bugaruke ku mirimo yari ariho na mbere wo kudoda. Ati umwana Yezu yari afite hagati y'amezi 6 n'amezi 8 cyangwa se wenda hafi aho ngaho. Nuko ngo aregera ku mugoroba, wari umugoroba wegereye ijoro, kuko wabonaga ko ngo izuba rimaze kurenga, ikirere gisa na kwa kundi kiba kirimo ibicu bisa nk'ibirimo utubara dusa nka zahabu. Kwa kundi ibicu nyine babirimo bigaragaza ko izuba ririmo rirenga. Murabizi ukuntu ibicu bihinduka bigasa nk'umuhondo usa na zahabu. Nuko ati muri ako kanya wumvaga amatungo ari kurisha bwa nyuma yabira barimo bayacyura. Ati numvaga hirya no hino ihene n'intama zirimo zabira zisa nkaho bazicyuye, ngo kuko Maria Valtorta aba ari inkuru. Ati nuko umwana Yezu nabonaga atinze gusinzira, yari ameze nkaho hari ikintu cyamubangamiye. Tuhagira ngo hari kwa kundi umwana bari kumera amenyo, ati cyangwa se wenda yayiguwe nabi mu nda. Ati hari muri ako kabwibwi numva nshaka guhita mfata akapapuro kugira ngo nandike ibyo nari ndimo numva. No kuvuga ngo ibyo Maria Valtorta yabonye mu gicuku mu gitondo bwenda gucya, ariko Bikira Mariya amweretse sene yabayeho mu by'ukuri ku mugoroba arimo abikira Yezu. Nuko Bikira Mariya atangira kuririmba. Ubwo nyine Maria Valtorta ati nanjye nagereje kubifata mu mutwe kugira ngo nzabasuriremo iyo ndirimbo, atariko kugira ngo nizere neza ko nabifashe, ndabyenze n'ubwo papuro. Hanyuma ubwo ndimo ndongera ndabyandukura neza. Ubundi ngiye kubabwira uko Bikira Mariya aririmbaga. Urumva ko ntajwe ndi bubone yakoresheje, ndi busome gusa amagambo agize icyo gihozo. Bikira Mariya yatangiye ati yemwe ducu tubengerana nka zahabu, murasa n'imikumbi y'intama za Nyagasani. Musakandi cyangwa n'uturundo tw'indabo, hirya no hino ndabona ubushyo. Ariko niyo nagira ubushyo bw'amatungo angana iki, wowe gatama kanjye uzahora ubaruta, uzahora uzirusha, uzahora urusha byose kwegera urukundo rw'umutima wanjye. Uri uwanjye, ngaho sinzira 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 nturire. Inyenyeri ibihumbi zirabengerana mu kirere, ntukomeze kuriza utwo twiso twawe. Dore amaso yawe abengerana nk'inyenyeri z'umutima zibunikira umutima wanjye, ariko amarira asohoka muri ayo maso yo arambabaza. Wirira, sinzira sinzira sinzira, isinzirire nturire, icecekere. Abamarayika barabengerana, abamarayika bose bo mu ijuru babengerana, barimo barakubohera cyangwa se barimo baragutunganyiriza ikamba, wowe muziranenge, kugira ngo bashimishwe no kureba ubwiza cyangwa se uburanga bwawe. Icecekere, wirira. Urashaka mama wawe, icecekere. Arahari iruhande rwa berso yawe, ngaho sinzira sinzira sinzira, isinzirire isinzirire isinzirire, wirira, icecekere. Hanyuma ikirere kizongera kitame nk'indabo, maze umuseke ukebe
hanyuma mama wawe ntazajya kure, niyo byagenda gutyo mama ntazajya kure yawe, azaruhukira iruhande rwawe kugira ngo atakuriza, kugira ngo nukanguka uhamagare bwa mbere uti mama, nanjye nzagusubiza ngo mwana wa, nzagusoma ku itama n'urukundo rwinshi, ubuzima nzabuguha, amashereka n'ayawe, isinzirire, sinzira, 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 ihorere. Ndabizi ko udashobora gusigara wenyine utari iruhande rwa mama wawe, nubwo bwose uba urota iby'ijuru. Iyizire, iyizire ngo utwikire ivara ryanjye kugira ngo ubashe gusinzira. Ndakwegamiza igituza cyanjye n'amaboko yanjye akubera umusego. Wicecekere, ntutinye, ndi hano, ndi kumwe nawe. Sinzira, sinzira, isinzirire, ihorere. Nzahora iteka iruhande rwawe, uri ubuzima bw'umutima wanjye. Iryamire. Wagira ngo ni ururabo ruryamye ku gituza cya Bikira Mariya, arasinziriye. Hanyuma Bikira Mariya aravuga ngo isinzirire, no ahita ngo asa nk'umuryamisha yitonze kugira ngo atamukangura. Hanyuma aravuga ngo se wagira ngo arimo arareba Imana Data. Hanyuma muri ako kanya Maria Vartorita ashyiraho komantere, aravuga ati ibintu nabonye byahanagurira amarira yose. Mbega Yezu wanjye utuje. Nuko yongera kumva Bikira Mariya ari kuvuga ngo arasinziriye, arasinziriye, ntiyongeye kurira, nkaho ari amagambo ya nyuma ari kuvuga na Yezu yasinziriye. Hanyuma Maria Vartorita akatubwira ibyo bintu yabonye byamukozeho mu mutima we. Ni mubyegereza umutima bavandimwe, mwumve namwe ari nkawe ubonye Bikira Mariya kubikira Yezu wakumva umeze gute. Nimwumve amagambo yamubwiye, mwumve icyo gihozo yamutuye. Hanyuma Maria Vartorita rero aravuga ati kwiyumvisha uburyohere bw'ibyo nabonye ntabwo nabashobora kubibaramo inkuru, biragoye kubivuga uko biri. Nibyo koko ni umubyeyi uri kubikira umwana, nibyo nta bindi, ariko bivuze ikindi kintu. Ese ni uwuhe mubyeyi, ese ni uwuhe mwana? Ni Bikira Mariya na Yezu. Ntabwo ari igihozo gisanzwe, ntabwo ari umubyeyi n'umwana basanzwe. Ubwo rero muhita mwiyumvisha urukundo yabikoranaga, ubusugi bwose bw'umutima bugaragara no mu maso ye, no mu byo avuga, no mu ijwi rye. Ati wagira ngo ni ijuru ryose ryamanutse riza aho ngaho narindi. Ati kubera ko no kubyibuka by'akanya gato gusa birashimisha umutima wanjye ku rwego rwo hejuru. Ati ijwi rya Bikira Mariya sinabasha kuryigana. Ati ni ijwi ryiza rigororotse. Ndibuka hano ndahangamita nise nibuka yoganiriye n'ababonekewe na Bikira Mariya Kibeho nka Nathalie, arakubwira ati Bikira Mariya afite ijwi ryiza cyane, ngo sa voix est envoûtante, ngo nijwi rigutwara buroho. Rero ibyo byose ni ibyo na Maria Vartorita yabonye, yumvishwe iryo jwi rya Bikira Mariya, yumva aratwawe pe. Nuko ati nubwo bwose njye ntafite iryo jwi, nagerageje gufata iriya ndirimbo, ariko kuyiririmba ameze nk'ikinanga kitabasha kuvuga cyapfuye. Ati ariko nzangerageza, nzanyiririmbira kana Yezu mu kirugu cya Noheli. Nuko ati mu ntangiriro Bikira Mariya yari arimo asa nk'uzunguza, urabona hari za bereso ziba zisa nk'izitendetse ku buryo wayizunguza, asa nk'ushaka, donc ikoze ngo mu biti, birumvikana ko ari Yosefu papa wayibaje. Nuko ngo asa nk'uyizunguza buhoro buhoro kugira ngo abone ibitotsi. Hanyuma ngo idirishya ryari rigifunguyemo gakeya, batarifunze ryose, cyangwa se atarifunguye ryose, entrouverte. Nuko ubwo rero ngo iyo ndirimbo yarayirangije, iriya texte ari amagambo agize ya ndirimbo yarangije, arongera yisubiramo kugeza umwana Yezu asinziriye. Nuko ngo Yezu gafunga amaso, umutwe we
ngo kwa yari yamaze kwanga gusinzira, amuvana muri berceau ngo amwegamiza ku gituza cye, hanyuma bariho asinzirira kubera ubwo bushyuhe bw'igituza cye. Hanyuma ngo amatama ye asa nkaho ari hose, asa nkaho atukuye. Murabizi ko abantu bafite ruriya ruhu rw'abazungu, yafite motion mu maso haratukura, n'utwana bikagaragara kurushaho. Rero niko yasinziriye ngo ameze. Hanyuma ngo Bikira Mariya amutwikiriza ivara rye nyine. Nuko kenshi iyo tugiye kuryama tubwirana hagati yacu ngo igishura cya Bikira Mariya kigutwikiriza, ngo urare mu gishura cya Bikira Mariya. Numvise nongeye gukunda kubwira abantu gutyo, maze kumva iki gihozo. Bikira Mariya yabikiraga akana Yezu, agatwikiriza berceau voile ye kugira ngo amurinde na tu insect n'utuntu tw'udusazi cyangwa utundi tuntu dushaka kujya kumuderanje. Nuko ngo Bikira Mariya ahaguruka yitonze cyane amaze kumuryamisha. Nuko yamaze nyine kumubikira ku gituza, ahaguruka yitonze cyane ngo atamukangura, amuryamisha muri berceau, amworosa udushuka. Nuko arongera nyine atwikira berceau neza kugira ngo utuntu tw'udusimba tutajya kumukangura. Nuko nimwumvishe ngo yabikoraga ngo precaution, yabikoraga yitonze cyane mu bwitonzi bwinshi kugira adakangura umwana, kwa kuri nyine nyonyomba kugira adakangura umwana. Numva Yesu rero nawe yagize yabaye umwana nk'abandi bana bashaka kugira ibyo mu nda. Ngiye rwose numvise ubumuntu bwa Yesu ndushe kubwiyegereza cyane muri no berceuse, muri kino gihozo. Nuko ngo ikiganza kimwe rero Bikira Mariya agifatira kuri berceau, akomeza acunga neza, ikindi ngo agifatisha ku mutima gutya, aramwitegereza ngo aramwenyura, asa nk'uwunamye imbere ya berceau, aramwenyura ngo yumva ngo ibyishimo rero byabaga biri mutima wa Bikira Mariya. Mariya Valtorta yarabibonaga, vision za Mariya Valtorta zireba no mu mutima w'ibirimo kuba, biratangaje. Nuko aravuga ati mbega umutuzo, mbega amahoro, mbega ubwiza, ati numva bintwaye umutima pe. Nuko ati ibyo mbabwiye ntago ari yerekwa ritangaje, ntabwo ari ibintu wajya kurata mu nteko y'abahanga ngo nabonye ibintu runaka ku mahame y'ukwemera. Ati ni ibintu rwose bisanzwe byoroheje cyane, atari ko ndabizi mwebwe batoya nkanjye, mwebwe mufite umutima w'abana, ibi mbabwiye biri bubashimishe. Abakuru, abibihangange, abateolojiye bareba mu bitabo bakavanga ibishatse kuvuga iki, abo nakazi kawo. Ngewe ikinshimishije nuko nzi ko abo mbwira harimo abafite umutima nk'uwanjye, bashimishwa n'utuntu dutoya nk'utw'abana, nkaba numva iyi sene ishimisha umutima wanjye, nanjye nshaka ko ibyo byishimo namwe mubigira. Ati none se twebwe dufite umutima nk'uw'abana, ibintu bishimisha si ibintu bitoya, ati se hari cyabitubuza? Ati ndabatumira muri ibyo byishimo. Ngibyo rero ibyo Mariya Valtorta atubwira ku buzima bwa Yezu na Bikira Mariya, Yezu ataragira n'umwaka. Ese namwe birabashimishije nkanjye? Ni ukuri iyi sene itanga amahoro y'umutima, ngewe nicyo bimpa. Ndifuza ko namwe nicyo ku mugani wa Mariya Valtorta, namwe ndifuza ko mwagira ayo mahoro yo kumva ko nawe mu bibazo, mwagiguwe nabi, mu burwayi, mu bikwagura tuvuga ngo Bikira Mariya ngo turamusaba nyine kuduhoza, kutumara agahinda. Wabuze ibitotsi, bwira Bikira Mariya kubikire. Wenda nazakurimbira berceuse nka Yezu, kubera yuko ntabwo uri Yezu ari kuri ishusho ye, uri umwana we nawe akunda, uri murumuna we, uri murumuna wa Yezu. Hari mu byanditswe hari ukuntu bavuga ngo abyara umwana we ngo abyara umwana we w'imfura, ukagira ngo abandi yabyaye. Kuko kugira ngo bavuge ngo yabyaye umwana w'imfura witwa Yezu, hanyuma ubuheta n'ubuheture natwe nitwe twese. Abana yarazwe munsi y'umusaraba, ni twebwe twese. Rero imfura ni Yezu, twese tugakurikiraho. Nawe rero yakubikira ubuze ibitotsi. Nge numva rwose nakumara agahinda nkubwira ngo ntuzongere kubura ibitotsi, uzajya ubwira Bikira Mariya akubikire. Nanjye nibyo ndi kwibwira. Hari igihe ushaka kuryama unaniwe cyane, utaruhutse, ibyo birimo umunsi bikagukurikirana. Bwira Bikira Mariya ubimuture. Medjugorje yahajya avuga ati mujye mu ntura ibibazo byanyu, donnez-moi vos problèmes. Ntabwo arambirwa kutwumva, ntabwo yahananirwa kuguhoza.
apfa kugukozaho igishura cye gusa, apfa kugukozaho ivara rye gusa, biba bihagije. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.